Yes, twongeye tubasuze rero shuti ba Content Hub TV. Iyi rero ni channel icaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima cyangwa se ibiganiro byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi rero turi kumwe n'undi mukunzi wa siporo, akaba n'umusanzwe muzi mu filimi atandukanye, agira inama abashakanye cyangwa se agira inama urubyiruko. Uyu munsi rero tumusanze ku mushinga bita Development Network. Ahangaha rero ku Gisozi, aha ni ruguru y'urwibutso ku gasoko ko mu Ruhango. Aho ngaho rero niho tumusanze, ari kumwe na mushiki wiwe, agiye kumugira inama rero y'uburyo yabana aramutse ashatse umugabo cyangwa se aramutse amurangiye umugabo, uburyo yajya yitwara mu rugo, akagira inama ababyeyi cyangwa se abadamu uburyo bubaka urugo mu byerekeranye n'imibanire myiza. Diaro, muraho neza? Twagira ngo rero utuganirire ku buzima, ku bijyanye n'ubuzima cyangwa se ibijyanye n'imyororokere cyangwa se ibijyanye n'ubuzima mbega muri rusange muri Development Network. Muri Development Network ubuzima ni bwiza kuko nanjye n'ubwo hansanze, ariko hari ibintu bibiri nje kuhareba bibasha gufasha abana banjye cyangwa bishywa banjye, kuko nkeneye ko batera imbere. Nje gushaka uburyo bwo kubona inkoko hano no uburyo bwo kubona imigina myinshi, iyo ugenda nkigisha abo bana kuyitera, buryo ko barangije kwiga bagashaka amasoko cyangwa bafasha gushaka amasoko, kuko burya muri iki gihugu n'ujya no muri ariya mahoteli akomeye ushaka nka potaje nziza, ntabwo amapotaje nyama yakunda cyane, basigaye bakunda amapotaje y'ibihumyo. Ubwo rero ndashaka uburyo bwo korora inkoko cyane nzivanye hano kuri Development Network n'imirama y'ibihumyo, kugira ngo bayita umugina, ntabwo ari umurama. Imigina y'ibihumyo byibura nkeneye nk'imigina nka 200 kugira ngo, kuko amasoko arahari. Inama rero nagira no mushiki wanjye arangije kwiga vuba, yarambwiye ngo yabuze akazi, niyo mpamvu navuze ni ngo tugende amahugurwa bahita bayaguhera hariya nubwo yanjye adahagije, tugende tubaze, kuko burya umwana arangije kwiga atiriwe ajya gukorera abandi bamutera hejuru bagira gute, cyangwa se ugasanga agiye gukora mu kabari, agiye gukora ahantu bamuhembe 30 ku kwezi. Urumva 30 ntabwo byatuma umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu agira ubuzima. Ariko aje hano kuri Development Network akifatira inkoko ziwe 10 zonyine, abonye 20 cyangwa 30 byamufasha. Ariko inkoko 10 uzibarire nawe amagi 10 ya buri munsi, kandi iyo ziraye ahantu habona zibeshya ko ariko manywa zikaguma zigatera. Ni ukuvuga ngo kuba yakwiteza imbere afite nk'inkoko 30, ako kanya amagi ubera nawe amagi 30, inkoko 30 ukube n'iminsi 30, ni amagi menshi. Ni ukuvuga ngo ni amagi agera hafi ku gihumbi. Ni ukuvuga rero niyo mpamvu namuzanye, kugira ngo batubwiye ko igiciro cy'umugina umwe ari amafaranga 800, kandi byibura mu ibasi iyo wateramo ibyo bihumyo, batubwiye iyo migina y'ibihumyo batubwiye ko ari imigina 5. Ni ukuvuga ngo hagati y'iminsi 7 n'iminsi 15 ibihumyo biba byatangiye kuzamuka. Ni ukuvuga ngo hagati y'iminsi 7 n'iminsi 15 ibihumyo biba byakuze. Nimba ufite nk'amabasi 50, ni ukuvuga ngo ushobora gusarura nk'ibihumyo 250 ku munsi.
namuzanye rero nawe sinzi uko yabibonye ariko ubundi ni ubukungu n'ubukire kuko ibihumyo ni bimwe mu mboga zibigirira umumaro umuryango kurusha uko wajya kugura amashu kurusha uko wajya kugura imbwija gutyo ugasanga n'umuryango uteye imbere kandi ufite n'ibihumyo byo gushora ku masoko n'ibishorwa ku masoko ahubwo noneho bisigaye bishorwa ku mahoteli akomeye nka za Mikoline n'ahandi iyo ugiye usanga ababosi bari mu gitondo baka amapotaje y'ibihumyo uyu mwana rero nazanye sinzi uko yabibonye nawe yabasha kubasobanurira. Murakoze cyane, reka tuganire n'uyu mushiki wa Diaro atubwire uburyo yamukanguriye kuza kugura inkoko no kugura imigina y'ibihumyo kugira ngo abashe kujya kwiteza imbere. Wari uzi ko Development Network ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, Consultants and Capacity Building Hub? Nibyo, kuko dutanga inama z'ubuzima n'imirire, tukagira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo aho tugurisha imigina yabyo tukanagukurikirana kugeza ku gushaka amasoko. Tugurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura. Dutanga kandi abajyanama b'ubuhinzi bashobora gutunganya ibipangu bagahingamo zimwe mu mbuto n'imboga kandi mu buryo bw'umutako. Dukora ku bihingwa bigenda bicika ndetse n'ibitamenyerewe cyane hano mu Rwanda. Ikindi turi ijwi ry'abavumvu beekeepers. Dufite iby'umwimerere nka sezame, elayo, macadamia, ifu y'igikoma nziza igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse tukigisha uburyo nyabwo bwo gutegura amafunguro. By'umwihariko rero dutanga amahugurwa muzi agamije kuzamura ubushobozi, capacity building. Tukaba abajyanama mu gutegura imishinga no kwiherekeza, consultants cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi, agri business. Dusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso hafi y'agasoko ka Ruhango. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri 0788 Development Network, igisobanuro cy'ubuzima bwiza mu iterambere rirambye. Nanjye nabibonye neza kandi rega n'ubundi nari narabikunze usibye ko we yabimenye mbere yanjye akajya nyine amwibwira ariko aho bigeze hamwe atereka mwigerezeyo mugezeyo urebe imishinga ihari uko bateza imbere urubyiruko uko nawe ubyibonera apana kubikubwira gusa. Nabibonye rero ndabikunda hari ibintu byinshi byo kugura imigina ugahinga ibihumyo ukabatanga n'amahugurwa yewe unabiguze byinshi ukabitera bagushakira n'amasoko urumva ni ibintu byiza cyane muri make narabikunze nanjye. Urakoze cyane. ukarenza ukageza hano irimo gushaka uruhande rwo hejuru kubera ibihumyo byamara kugabanuka urawuzikura ukageza ukaringaniza naho umukino wa ruhande narwo rukera uvuga ngo ushobora gutangira gucika intege mu mezi abiri wera ibihumyo buri munsi nibura ibihumyo 4 bya buri munsi ku mukino. Iyo ufite rero nk'ibyo cyangwa 3 uvuga ngo imboga ni hahandi wabonye ko igihumyo gishobora kuvamo utaje wagishesha nk'uko wageze urabyanika iyo ufite byinshi ushobora kuvamo umureti n'inkoko ukakongereza yafu ugacamuka amavuta n'ibitunguru ugasukamo ururenda rw'amagi ukagurisha byabaye byinshi ushobora kubyotamo byinshi abana bafashe cyangwa ugashyiramo isambusa cyangwa kumugabo ni ukuvuga ngo ariko icy'ingenzi ni ukugira wakigenda kikavamo ukagisha bahezamo potaje ukavana za mboga zawe z'ibishyimbo cyangwa se ukagita ibyo cyonyine kuriya barya imegeri ukagikaranga kuriya barya imegeri kuriya barya ibyoba biriya byo mu gasozi kandi kirakungahaye kuri vitamini cyane cyane kuri uragumya ikirembo rikajya wera bike ariko umva kuva ku minsi 15 utangiye gusarura ukagera amezi 8 cyangwa 9 ntiwaba waragaruje ko urumva. Iyo ufite rero nk'ibyo cyangwa 3 ushobora kubyazamo umusaruro ukagera amezi 8 9 ugasarura ukabona za mboga zawe z'ibishyimbo cyangwa se ukagita ibyo cyonyine kuriya barya imegeri ukagisha bahezamo potaje ukavana za mboga zawe z'ibishyimbo cyangwa se ukagita ibyo cyonyine kuriya barya imegeri
uwashaka rero yawugura hano niho hari magana inani ufanaho ibishashi uterana n'isuku ukarambika ugafataho wumva imigi nayo ibihumbi ukarambika mu ibasi yawe ugasigaho agataka ukakoroha bawuhira mu gihe gikwiriye no mu cyumweru ugasukaho utuzi dukeya tutari twinshi ukigenda ukabura ibihumyo haba harimo amagi y'ibihumyo atari munsi ya 600. Ibi ngibi ni tuba turashishikariza kugira ngo abantu bahinge ibihumyo mu rugo iwabo bagire imboga zihora batakwiriye kujya kugura imboga muri butike cyangwa mu isoko kuko ufite imboga iwawe ufite nk'ibihumyo imigina 3 ufite ku munsi ushobora gusarura ibihumyo 9 hari noneho agashira ukwezi kumwabiri 3 kandi kubera uburyohe bwabyo ntabwo ushobora kongera kurya amashu ntabwo warya amashu wakongera kurya imbwishyu ntiwakongera kujya kugura ubunyobwa mu isoko cyangwa iki ngo abana bagakunde babone vitamine ni ukuvuga ngo uba wifitiye imboga iwawe usarura itagukosa mu bintu byinshi. Nshuti bakunzi ba Content Hub TV rero twongere tubashimire ku kiganiro tugiranye na Diaro hamwe na mushiki we. Ciao ciao.